nifuje ko nazaganira namwe izo ntego uko ari eshatu, imwe. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe ku gakiza. Haleluya. Ku gakiza. Turibaza rero ngo agakiza ni iki? Wibaze mu mutima wawe ngo agakiza ni iki? Ni ijambo rya mbere rikomoka ku nshinga yihe? Gukiza. Hari n'inshinga byagendana? Gukira. Indi? Gukizwa. Sure. Mwabikoze mwihabaye. Izo nshinga zose ni inshinga zishamikiye ku ijambo cyangwa ribyara ijambo agakiza. Ariko hari uwavuze ngo gukira, unavuga gukiza, unavuga gukizwa. Turakwiye kumenya rero ko hari ukiza n'ukizwa. Ese kubera iki uwo nguwo wakizwa? Kubera iki si uwo nguwo wakiza? Haleluya. Ibyo ndifuza ko tuza kubisangira, Imana ikadushoboza kubyumva. Iri jambo rero akenshi rikunda gukoreshwa hifashishijwe mu kumvikanisha igitekerezo cyo kurokora ikintu, akaga cyangwa irimbuka. Habaho agakiza kaje gukiza icyo kintu cyangwa uwo muntu irimbuka cyangwa se kakamurokora. Ugutarokoka yarohama. Siyo yungura amagambo ahari yabivuga neza cyangwa se ngusane. Iyo umuntu atarokotse ararohama, kandi iyo umuntu arohamye ararimbuka. Iyo twinjiye mu butumwa bwiza rero, ijambo agakiza riba ari restrict cyangwa riba ryerekeye cyane ku gukizwa cyangwa gukiza icyaha. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira icyaha nicyo gitera abantu gupfa. Mu itangiriro Imana yabwiye Adamu ko naramuka akoze icyo Imana yari yamubujije, muri make naramuka atumviye Imana nk'uko bikwiriye, no gupfa azapfa. Bishatse kuvuga ngo icyaha nicyo gitera abantu gupfa. Iyo umuntu akesheje icyaha abasha kubaho by'iteka. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu tuvuga ngo ubugingo bw'iteka. Icyo cyari ikibazo cya mbere cyo kugira ngo dusobanukirwe agakiza. Sinzi niba hari akari kujyamo, reka twizere ko karajyamo. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo kubera iki umuntu akeneye agakiza? Kubera iki umuntu akeneye agakiza? Kubera iki nkeneye agakiza? Kubera iki ukeneye agakiza? Kubera iki bakeneye agakiza? Ndifuza kubivuga mu bice bine cyangwa se mu buryo bune. Gerageza kwibaciramo muri make kuko inyungu z'igihe. Icya mbere nagira ngo washoranire cyangwa se mubwire cyangwa se mwemeze kubw'impuhwe z'Imana. Imana iragukunda. Imana iragukunda. Kuba Imana igukunda ibyo bikugira mwiza. Niyo mpamvu ugiye kugusaba ukahindukira mugenzi wawe ukamureba mu maso n'isegonda rimwe ukamubwira ngo uri mwiza. Nabikoze. Okay. Uko nabikuze, Imana iradukunda kugeza naho mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo 26 kugeza ku 27 bagaragaza urukundo Imana yakunze abantu uko rumeze. Hari aho bajya baririmba, ariko hari n'aho byanditse mu ijambo ry'Imana uhenze kutugira nayo haburaho gato cyane. Niko kuri, kuko yaravuze ngo turebe umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, ubundi ahita agira ubutware. Haleluya. Wa muntu mu ishusho y'Imana yagize ubutware. Mu yandi magambo, uri mu ishusho y'Imana afite
ubutware, ku biriho byose, kubera umurimo. Imana yari yarashatse ko uwo muntu usa nayo akomeza kuba muri ya shusho yayo kugeza iteka ryose. Iramubwira ngo akiriye Edeni yibemo, nanze kujya muri byinshi kubw'inyungu z'igihe, uyihingire uyirinde. Uwo kuyirinda ni ukuyirinda ikibi cyose cyaza kiri hanze y'umugambi w'Imana, cyangwa se kujya mu byatuma utakaza ya shusho y'Imana. Umuntu rero kubw'intege nke za muntu yaje kuba umunyabyaha. Biturutse ku ki? Imana yari yaramuhaye umudendezo wo gukoresha ibyo yari yaramuhaye, ariko igihe kimubwira ngo iki ntukagikoreho. Mu makeya ni cyari igiti ngo kimenyesha icyiza n'ikibi. Wakifuza, wakibaza ngo ese kubera iki Imana yari yabujije umuntu kumenya icyiza n'ikibi? Ubundi nkunda gusenga, iyo gusenga ngo Mana ume gutandukanya ikibi n'icyiza, aribwo buryo bwo gukora mu buryo bw'umwuka. Ni nako gukura, ko ushobora gutandukanya iki kintu ngo ni cyiza, ko ushobora gutandukanya iki ngiki ngo ni kibi, niko gukura mu buryo bw'umwuka. Niko nanjye byemeye. Ariko wibaze ngo kubera iki Imana yari yarabuza uyu muntu kumenya ikibi n'icyiza? Iyo hari icyiza buri gihe haba hari ikibi, niyo hari ikibi haba hari icyiza. Rero Imana yashaka ko umuntu abaho uko ishaka. Niyo mpamvu yari yaramubujije kuba yamenya icyo kintu, kugira ngo akomeze kubaho mu bushake bwayo. Uwo muntu rero kubwo kugira intege nke, kureka kwizera Imana, ahubwo akumvira Satani, yaje gutakaza ishusho y'Imana, ahinduka umunyabyaha. Nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 kugeza ku 17. Reka mbasomere nihuta. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo gushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aha ngaha hariho n'icyaha cyatangiriye. Aha niho urupfu rwatangiriye, ko twamaze kubona ko abantu bapfa kubera icyaha. Icyo gihe umuntu yari atakaje bwa bwiza bw'Imana, yari atakaje kwa kuba uw'agaciro, kwa kuba umutware, kuko nawe yari agiye kugira garanti cyangwa se kugira igihe runaka agapfa. None twajya no mu Baroma 3:23 tuvuye kuri iki ngiki cyakozwe na Adamu na Eva, bahita batwereka ko umuntu wese wakomotse kuri abo ngabo ari umunyabyaha. Umuntu wambaye umubiri muri iyi si wese ni umunyabyaha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu Baroma rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo bavuze bose Gendana arimo, iyo bavuze bose Perezida arimo, iyo bavuze bose nawe urimo, ushatse kuba ngo tugarukira aha ngaha twese twarawe gupfa tukarimbuka tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ariko nk'uko twatangiye tubivuga, Imana iradukunda. Hari ijambo ry'Imana rivuga ko icyerekana urukundo rw'Imana idukunda ni uko ibasha kudukunda, cyangwa yadukunze tukiri abanyabyaha. Ntabwo Imana idukunda no kuba wakiriye Yesu umwami n'umukiza wawe. N'ubu ngubu niba harimo n'utaramwakira, Imana iragukunda cyane. Nayo mpamvu yashyizeho aya mahirwe yo kuduha Yesu umukiza, ukiza cya cyaha. Nk'uko tubisanga mu byanditswe na Yohana 3:16, haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Haleluya! Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe. Bishatse kuvuga ngo byateka twari tumaze gucirwaho n'ibikorwa byacu bya muntu. Nyuma y'uko Imana yongeye kutwereka urukundo, tubasha guhita twongera kugaruka muri bwa butware. Tubasha guhita twongera kwisubiza rya zina rikomeye. Tubasha guhita twisubiza
k'agaciro Imana yari yaduhaye mu ihema. Aha rero uraza kwibaza ngo nyuma y'uko umaze kumenya ubutumwa bwiza ukabwizera hakurikiye iki? Mbere yo kumenya igikurikiyeho munyemerere turebe Matayo. Abiswe n'abanditsi ba Matayo igice cya mbere umurongo wa 21. Ndashaka kumvikanisha Yesu nk'umukiza yendeye ku ijambo ry'Imana. Aranditse ngo mu Yesaya bihanuye ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha byabo. Haleluya. Ni ibintu byari byarahanuwe kera kuri wa mugambi w'Imana yari ikigufiteho n'ubwo wacumuye. Hari twibutsa n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Igice cya mbere umurongo wa 12 haranditse ngo icyakora bamwemeye bose bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Wa muntu wavuye mu byaha akizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo we mu kuri, atari kwa kundi wenda kugira ngo abantu bumve batekanye kubera wari warabarengeje mu bundi buryo. Atari cyo gusa, ahubwo ari ugushaka kugira umudendezo muri Yesu, ububyawe n'Imana. Ntabwo ukiri muri ya kamere igomba kurimbuka, ahubwo wahindutse umwana w'Imana. Nyuma rero y'ibingibi yihuse hari point ivuga ngo ukijijwe abaho ku bwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Wa muntu wabyawe n'Imana, kuko akenshi hari igihe umuntu ushobora kongera akavuga ngo genda bagenda gasi, cyangwa se genda bagenda nka nyirarume, cyangwa se genda nka mukuru we. Za DNA zirakurikirana. Nako n'umuntu wizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwe, DNA z'Imana ziramukurikirana. Haleluya. Niyo mpamvu bavuga ngo uri muri Kristo abahindutse cyane mu gihe ibya kera biba bishize. Yewe muri kamere abavuyeho haje tugedewe muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibyo rero turaza kubisanga first mu Bagalatia ni igice cya 2 umurongo wa 20. Abagalatia igice cya 2 umurongo wa 20 handitse ngo abambanywe na Kristo, ariko ndiho nyamara sinuriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Byabura byose biriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wahindutse akayitangira. Haleluya. Hari muri mwe umuntu wahagarara imbere akabivuga bivuye ku mutima, akavuga ko ibyo akora byose abikoreshwa no kwizera Yesu Kristo. Ahari ni byiza, ariko niba atanahari, niba warateye intambwe yo kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe, mwishingikirizeho. Ijambo ry'Imana n'undi wa Galatia tubwira ngo dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Ku bwawe ntabyo washobora. Urugero rwa mbere uzarebe, hari byinshi byo planning, kureka, guhagarika, kutagenderamo, ukiruturuka wabikoze. Na Paulo byamubaye, amaze kubibona ko ku mbaraga ze cyangwa se ku ntege nke ze ntacyo yakishoboza, avuga ko tuzadushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi umwishingikirije ukamusaba kukuyobora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ufite kwizera ko step by step ibintu bigenda bihinduka kubwo kumwizera. Ikibazo cya nyuma, ushatse kubw'inyungu z'igihe ushobora no kuza gusoma mu Kolosai igice cya mbere umurongo wa 10, ushobora gusoma igice cya 3 umurongo wa 2 kugeza mu wa 2.
twikomereze ubwo inyungu z'igihugu nta kindi ndibuze kongera, ariko katwisubiriza iki kibazo kindi. Nibura se twabonye impamvu umuntu akeneye agakiza? Twayibonye bose irengayobora nkagira uwo mbaza yatubwira impamvu umuntu akeneye agakiza. Yahabona abonye bagize n'icyago n'ibyo. Ese agakiza kagenewe bande? Kagenewe twese. Thank you. Murakoze. Ndako ijambo ry'Imana ryatubwiye kuko Imana yakunze abari mu isi. Njye nawe twese. Nshatse kuvuga ko twese tugenewe agakiza. Ahubwo ko twese tugenewe agakiza, urakijijwe. Urakijijwe byibaze mu mutima wawe. Urakijijwe. Wahuye na Yesu. Waramwakiriye mu buzima bwawe, uba wumva iteka wumva ushaka gusa nawe. Ikibazo komeza ukibaze, nanjye nyibaze, ariko ntibize kuguma mu bibazo gusa, ahubwo tugiye no ku mwanzuro mwiza wo kumenya agaciro k'ako gakiza tugenewe. Ikibazo cya nyuma kirabaza ngo niyihe mibereho ikwiye kuranga umukristo? Kuko yaba nyinshi tubajije buri muntu, reka njyewe ntibasomere. Turajya mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere tuve ku murongo wa 5 tugeze ku wa 8. ndakora nihuta kuko inyungu z'igihe. Handitse ku byerekeye ingeso nziza za Kristo cyangwa se imico myiza ya Gikristo. Ngibi ari byo bituma mugira umwete wose kwizera. Twarizeye twese cyangwa se abizeye, ariko byagakwiye kuba twese ngo twongere kugira ingeso nziza, imico myiza. Numva byumvikana imico myiza, kwitwara neza kuri bagenzi bawe kubera Kristo kurimo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba bishoboka nabaye iruhande mubane n'abantu bose kuri ya mico myiza tugenda tubagaragariza. Kandi nyuma yo kugira iyo mico myiza umugire kumenya understanding, kumenya cyangwa se gusobanukirwa, kuba wareba ikintu ukakimenya. Hari akantu kajya kamfasha kumenya, kavuga ngo before to start something learn how to finish it. Mbere yo gutangira ikintu reba amaherezo yacyo. Ibindi bikuntu bikomeye kuri bimenye ko mutangira gukora icyaha uraza gusoreza mu irimbukiro. Ubaye waragize amahirwe yo kumenya ubwenge Imana yatanga ntabwo wagikora. Birakwiye ko tumenya ikintu ngiye gukora ari nacyo ubuyobozi bugiye buvuga bw'igihugu, accountability. Kugira accountability mu Kinyarwanda ni kuba ownership y'ibintu byawe, ukamenya uko wasobanura ibyo wakoze. Yes, gusobanura ibyo wakoze cyangwa se kuba wagaragaza ibyo wakoze, yes, ukabisobanura neza. Dukwiye kumenya rero, tukamenya ikintu mbere yo kugitangira, tukavuga ngo ese kizasoza gute. Twikomereze ku murongo wa 7 wa 6, kumenya mukundiro kwirinda. Akenshi hari umuntu twagiye bwo kumenya Kristo niko kuri, kandi agakiza niko bw'ubuntu, ariko ntabwo ari kubwo gusa, kuko Kristo yarishyuye kandi yishyuye igiciro gihanitse kiri hejuru cy'amaraso n'umubiri we. Ntabwo ari ibintu byoroshye muri iyi si kubona umuntu wabigukorera, ntibibaho. Anabikoze ubwo byaba ari ubwiyemezi. Aho kubona umuntu nawe ushobora gukora icyo kintu ni ibintu birenze. Akenshi rero hari igihe tugarukiraho tukavuga ngo Yesu yarabirangije, ni kubw'ubuntu bwe, nta kintu nakora, nta kintu nakongeraho. Kugira ngo ukizwe, ubashe kwakira, ubashe kuba umwana w'Imana, nibyo ntacyo wabikoraho. Ariko kugira ngo ukomeze kwitwara nk'abana b'Imana, ubifitemo uruhare. Urafite kwirinda.
kwirinda turi kubyumva. Urugero rworoshye, ushobora kuba wumva ushaka ushaka kugira imodoka nk'iya Principal. Kugira Principal ni kundi Vice Chancellor. Uburyo byigerageje muri IPF. Mugira Vice Chancellor. Sibyo? Ushobora kuba ushaka kugira imodoka nk'iya Vice Chancellor. Kandi birashoboka. Ariko uburyo cyo ubishakamo ugomba guhita uyibona aka kanya kandi nta buryo ufite. Kandi biraba kubwira urugendo niba yakoze kugira ngo abahagaze hariya wakumva ko aricyo byasabye. Nibigenda gutyo ntihatabaho kwirinda kuvuga ngo reka nkore step by step, mbona igare moto hejuru gutyo bigende, wasanga wishyize mu bibaha ibyo ari byo byose. Hari n'igeze kubera kuri social media n'abantu ntabwo ari abakobwa gusa bajyaga babeshyira abakobwa, ntabwo ari abakobwa gusa n'abasore bagiye ku Dubai. Hari ibikorwa by'isoni babakoresha bakabaha amafaranga. Nutagira kwirinda kubera za krizi zo kugira ya modoka, uzayoboka iyo nzira nubona amahirwe ukabona umuntu wakora gutya. Uragenda ukazana iyo modoka ukayigendamo umwaka umwe, ibiri, uwa gatatu ukaba udashobora kuyitwara bitewe n'indwara n'ibindi bintu byose byabaye. Birakwiye ko dufite kwirinda. Ukamenya ngo uyu Kristo nizeye ese ndi kwitwara nk'uko ashaka ko nitwara. Kwirinda twongereho kwihangana. Ibi byose biterwa no kutihanganira ubuzima bubayeho uyu munsi. Uyu munsi hari uko bimeze, ariko ejo hari uko bizagenda. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyo yibwira kutubwira atari bibi ahubwo ari byiza. Ushobora kubidusiragohinga uyu munsi, ariko ejo ni heza my friends. Ni heza ku muntu wizeye Kristo, ni heza ku muntu wamwiringiye. Nyuma yo kwihangana ngo twongere kubaha Imana. Iyo wiyemeje ko kubaha Imana ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Kubaha Imana rero ni bwo bwenge. Niyo mpamvu ubwenge bwose wagira utubaha Imana hari igihe birangira ari we bwishe, bwa bwenge bukaba bwakwishe. Ku murongo wa 7 ukubaha mukongere gukunda bene data. Gukunda bene data mukongere urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutabanya gute cyangwa ingomba byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ibyo byose tubyongera gukunda bene data. Tugira urukundo muri twebwe. Nta rukundo nta buzima. Kandi nta buzima nta kubaho. Kandi ijambo ry'Imana tugira ko Imana ari urukundo. So niba turabaye dukwiye no kurangwa n'urukundo. Yatoza hari na packaging nakongeraho nyuma yuko wamenya agakiza, ukamenya icyo wakora kugira ngo ukizwe, nyuma ukamenya uko agakiza kagenewe hose, nyuma ukamenya ibikwiye kuranga umuntu wakishijwe. Urumva ufashe ingamba nziza. Kandi kugira ngo mpabwire iki kintu, iyo ufashe ingamba nziza zo kunezeza Imana, hari uwo bibabaza. Ntabwo ari mugenzi wawe. Ku ijambo ry'Imana ritubwira ko atari inyama n'amaraso turwana cyangwa se abantu tureba, ahubwo ni imyuka mibi, ari imyuka ya Satani. Satani ntabwo ibyo ngibyo byishimiye, kuko uba uvuye mu bafiteho imbaraga cyangwa ububasha. Bishatse kuvuga ngo arakurakarira. Uko mu gitondo ubyuka bamugiye ku ishuri, nawe arataha akavuga ngo uyu muntu wayikutse inzira yo kwizera Imana, araza gushaka ukuntu namugusha ku buryo butandukanye. Ku muntu uzi neza rero ko ari muri urwo rugamba, arakwiye kuba afite intwaro zose z'Imana, nk'uko tuzisanga mu Efeso igice cya 6 13 kugeza ku wa 18. Reka munyemerere dusome dusoze. Icyo bashaka kumwumvisha ni uko
uyu mwanzuro mwiza wafashe n'izo ntwaro zose z'Imana byuzuzanye, kandi utajya havuga ngo batwaye intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi murangije byose ibintu birushaho kugenda neza. So umurongo wa 13 haranditse ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara, mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ejo bundi nigeze kubyumva ariko bivugaho ibyaha byose bibaho, ikibibanziriza abantu badaha agaciro ni ukuburamo ukuri. Rero ngo duhagarare dukenyeye ukuri. Nyuma yo guhagarara dukenyeye ukuri, ngo twambare gukiranuka kuva kuri Kristo, dukwese inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi igeretse kuri ibyo dutware kwizera n'ingabo arizo kuzimisha ya myambi ya wa mubi. Mwakire agakiza k'ingofero, agakiza karagarutse. Mwakire inkota y'umwuka w'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana musengeshe no kwiteka uburyo bwose bwo gusaba no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musoberebera bose. Haleluya. Perezida yari yambwiye ko muri gusoza igihembwe, nibyo so numvishe yari akado nabaha nyuze mu butumwa bwiza twasangiye no gutwara intwaro zose z'Imana, kugira ngo bya bintu byose twatangiye tubona tubashe kubigeraho.